nawe urindire kandi uturize aho ngaho ugomba gusengera, maze nawe ufata akanya, fata agahe kawe uvuge ngo mbonye bucya, mbonye Imana ikingura, kandi ndabyutse muri iki gitondo ntisanga ndamahoro, ndetse ndabyutse muri iki gitondo ndazindutse nsanga ineza y'Imana ku buzima bwanjye. Nanjye ndabyutse ubwo bukeye muri gitondo, maze nanjye mfata akanya ko gusenga, maze nanjye ndavuga nti Imana uhabwe icyubahiro ko nongeye kwisanga muri uyu mwanya udasanzwe, umwanya w'umunezero, umwanya w'ibyishimo, kandi umwanya ngewe nta kiguzi natanze ahubwo nabonye ineza y'Imana. Niyo mpamvu muri iki gitondo tuzindutse, niyo mpamvu muri iki gitondo bukeye, niyo mpamvu muri iki gitondo twisanze amahoro, kandi twisanze kubw'imbabazi z'Imana, twisanze kubw'urukundo rw'Imana, ineza y'Imana ibanye natwe, hanyuma twisanga turi amahoro. Niyo mpamvu muri iki gitondo nge nawe dufashe umwanya kugira ngo dushime Data, tuvuge ko atweretse urukundo rwe. Waramutse neza nshuti yanjye, bwakeye aho uherereye, mugani wa bandi wabonye Imana ikingura. Ese wabonye bucya? Nawe uri amahoro, nawe urazindutse, kandi nawe uri kumva ijwi ryanjye dusengana muri iki gitondo. Ni imbabazi z'Imana, n'urukundo rwayo, n'ubuntu bwayo, kandi no kugira neza kwayo kutagira akagero, ndetse niwo munezero dufite, niwo munezero duturijemo kubera ko tubonye ineza y'Imana. Benshi babishatse ariko ntibanga bwakeye, ntacyo twatanze mu ijoro, ahubwo ni imbabazi z'Imana twabonye. Ntacyo twishyuye mu ijoro kugira ngo tube turi amahoro. Bamwe barimo n'inzego z'umutekano bazirimo amadeni ntago bishyuye, ariko uyu munsi ni bazima. Kandi twabonye ijambo rivuga ngo hatabaye Data abarinzi bose abanyerondo bakorera ubusa, ariko Data aba yarinze. Waramutse muri iki gitondo nshuti yanjye, wabonye Imana ikingura, bwakeye urazindutse, dufatanye gusenga, dushima Imana ibyo yakoze. Wabonye Imana ikingura ngo nge nawe tuvuge imirimo y'Imana, ko twisanze muri iki gitondo. Wakoze ko twisanze turi amahoro, wakoze ko twisanze nta kiguzi twishyuye, maze tugasanga tumeze neza, imitima yacu ikabiguwe neza. Data, wakoze ko dusanze turi amahoro, turazindutse, kandi imitima yacu iranezerewe. Kandi ubwo dusanze imitima yacu inezerewe, nuko Data wabigizemo uruhare. Imbabazi zawe turazishimye kuko arizo ziturinze. Data ni papa, ni umubyeyi yaturinze, hanyuma twisanze muri iki gitondo turi amahoro. Fatanya nanjye tuzamura ineza y'Imana, tuvuga urukundo rwayo, tuvuga ishimwe ryayo kuko yagize neza muri iki gitondo. Hanyuma ndagira ngo mbwire wowe uzindutse muri iki gitondo, kandi we turi gusengana, nta kiguzi bisaba, nta giciro bisaba kugira ngo Imana ikumve. Imana ni umubyeyi wawe, kandi Imana ni papa, Imana ni Data. Imana nta muhuza uri hagati yawe n'Imana. Nge ntago nguhuza n'Imana, ahubwo nge mfatanya nawe gusenga. Nicyo gikorwa dukora, kuko twabonye ko gusenga ari ukuganira n'Imana. Twabonye ko gusenga ari ukuganira na papa, n'umubyeyi wacu. Benshi bagize ibikomere kubera ko bahuye n'abababwiye ngo nimuze tubasengere, ngo Imana ibagirire neza, ngo nimuzane ngo ituro tubasengere, ngo nimuzane igitambo tubasengere. Ariko twabonye ko bene abari abajura n'abanyazi, ahubwo twabonye ko Imana ari umubyeyi wacu, kandi Imana ni Data. Iyo tuganira nayo, iyo tuyisaba, iyo tuyibwira, iratwumva. Ninde uzindutse muri iki gitondo Imana Data yaguhagazeho? Ninde uzindutse muri iki gitondo Imana yahagaze ku muryango wawe? Ntago mbizi niba uryamye, ntago mbizi niba wicaye, ntago mbizi niba uri kugenda, ntago mbizi niba uri online, ntago mbizi niba ufite radio, ntago mbizi niba wicaye kuri machine, ntago mbizi niba upfukamye, ntago mbizi ahantu uri, nubwo nzi ikibazo ufite. Imana Data, umubyeyi wawe, papa wawe, ni ubizi, ni uzi icyo ubabaye, ni uzi icyo ukeneye, ni uzi icyo ushaka. Muri iki gitondo tubyutse, muri iki gitondo tuzindutse, nyemerera ufatanye nanjye tubwire Imana ngo warakoze.
wibuke ineza y'Imana, wibuke Imana yabanye nawe mu bihe byatambutse. Uyibwire ngo data ntiyari ahari, mama ntiyari ahari, bavandimwe ntibari bahari, umugabo nashatse yankomerekeje umutima sintwari kumwe, umugore nashatse yarantaye ntiyari ahari yankomerekeje umutima, umusore nakunze yakinnye n'amarangamutima yanjye, business nakoze yaranze ngira umubabaro, amafaranga nashatse narayabuze, naraye nicaye mbura ibitotsi, ntabwo nigeze sinzira, naraye mpangayitse, nabonye amafaranga menshi nta kintu yamariye, bantu bambeshe ko bankunda kubera icyo banshakagamo, ariko nibutse neza imbabazi zawe, nibutse urukundo rwawe, nibutse wowe twahuye, atari ngombwa profete, atari ngombwa bishop, atari ngombwa pasteri, atari ngombwa umuntu wari we wese, ahubwo ngewe twarahuye, wanyeretse ineza yawe, wanyeretse urukundo rwawe. None muri iki gitondo umutima wanjye uranezerewe, ndashima data ko hari umutunzi w'imbabazi, ndashima data ko hari umubyeyi, ndashima data ko yanyeretse ubuntu bwe. Niyo mpamvu muri iki gitondo nzindutse, niyo mpamvu muri iki gitondo mbyutse. Wenda wasanga uri mu kazi k'intica ntikize, katagize icyo kakunguye, katagira n'icyo kaguhombya, wasanga ari kurayemo, wasanga uraye wicaye kubera iyo mpamvu. Hari benshi babuze aho baryama kubera imibereho, kubera ubuzima. Hari benshi baraye bicaye kubera badafite aho barambika umusaya. Hari benshi baburaye batigeze bakora ku munwa, mitima yabo irahangayitse, mitima yabo irababaye, mitima yabo ifite agahinda, mitima yabo ifite umubabaro. Nta muntu wababeshaho, nta muntu wabaha icyo kurya, nta muntu wabarebana amaso y'imbabazi. Kubera iki? Mwisi ugukunze wese aba afite icyo agushakaho. Ariko nyemerera guhumuriza umutima, mubwire ko hari umubyeyi ukuzi, mubwire ko hari data ukuzi, mubwire ko hari data ukureba n'amaso y'imbabazi. Nta muntu wabyitabye nubwo umutima wumva uguhagazemo. Komera nshuti yanjye nubwo wumva umutima ukubanye ikibazo, komera nubwo wumva ufite ubwoba, ariko shikama hamwe aho uri uvuge ngo ndahaturije. Ni data wenyine ubasha kunyumva, ni data wese wangirira imbabazi, ni data wangirira ubuntu. Niyo mpamvu iki gitondo nzindutse, nubwo ubona bigukomereye, nubwo ubona bikubanye ibibazo, nubwo umutima uguhagazemo, ariko ndaguhumuriza. Gitondo yiteguye kugutabara, kandi uraza gusanga nta wundi muntu wabigizemo uruhare, ahubwo data wenyine ari wabigizemo uruhare. Nshuti yanjye, ubwo uzindutse muri iki gitondo, ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo benshi batabonye. Erega ubwo turimo tuvugana gutya, hari abaramutse bari kurira, hari abandi baraye mu kiriyo, nyamara ntago bari bazi ko byaba, ariko byabaye. Kubera iki byabaye? Nuko ibihe bari gucamwo nibyo bihe nawe wasanga ari igihe uri gucamo, igihe cy'umubabaro, igihe cy'amarira, igihe cy'agahinda, igihe cy'intimba, igihe cyo kwiganyira, igihe cyo kwiheba. Ninde wakugirira neza nshuti yanjye? Ku isi itubanye ibibazo, ku isi itubanye ibihe, ku isi idukomereye, kandi ko isi benshi hari ubwo bavuga ngo dore ngo isi iratubaga nta kinya. Nibyo koko, benshi ubwo bagera mu kaga bakifuza gupfa. Hari benshi bari bazindutse bajya kwiyahura, hari uwumvaga ashaka kujya kwiyahura, ariko ubu aracyariho kubera imbabazi z'Imana. Nyamara isi yamubanye ikibazo, nyamara yumvaga isi yamubihiye, yumvaga isi yamubanye umwanda, yumvaga mu isi nta umwumva. Ariko Yesu arakumva muri iki gitondo. Wenda wasanga ucuruza mu kabari, wasanga waraye mu kabari bagukubita amacupa, nta bundi buzima ubayemo, nibwo ubayemo ngo utunge umuryango wawe. Benshi hari ubwo bakubona bakakwita indaya kubera ko bakubona muri ubwo buzima, ariko ntabwo uri indaya, data azi umutima wawe. Hari ubwo benshi bakubona uri mu kabari wirwa ucuruza inzoga, wenda ntunazinywa. Rimwe na rimwe iyo utashe usanga ku gahinda ari ak'umubabaro, ako kazi ari ak'umubabaro. Hari n'ubwo wagambirira kwiyahura. Oya, wikwiyahura, wisiga abana bawe mu gahinda. Isi niko wayisanze. Benshi bumvishe ko ari amahitamo yawe, ntabwo ariyo mahitamo yawe.
niho ubuzima bwakwerekeje. Birwa bagusukaho inzoga, birwa bagucunaguza, birwa bagukubita ku kibuno utabishaka, birwa bakubona nk'indaya yicuruza ariko ntago wicuruza. Data arakubona, Yesu aragukunda. Mutima wawe wiwujyana kure, komeza ukora akazi kawe. Nubwo ubona akakubabaza, nubwo ubona akakuvuna, komeza ugakore. Komeza ugakoresha. Imana izukubayeho, Imana izukuza, izagutunga. Wasanga unyumvishe muri iki gitondo ugiye no gusinzira kubera ko umubiri unaniwe. Banza unyumve gatoya dusengane mbere y'uko uryama. Mbere y'uko uryama fata akanya tubanze dusengane gatoya. Ubwira Imana ngo nanjye uranzi. Ntago nari mbizi ko nanjye unzi, ariko Imana irakuzi. Ribashiki bacu baraye ku muhanda, baraye bicaye, baraye bahagaze, baraye babundeje, baraye rwantambi, baraye barira, bararanye ishavu, bararanye umubabaro, bararanye agahinda kubera umugisha Imana ahaye aba bagabo bakuru bacu, barumuna bacu, bagize umugisha bagahura n'agafaranga gakeya, bakaza gukomeretsa umutima wawe, bakaza kubabaza umutima wawe, bakaza kukubesha, bakaza kuguteka imitwe, bakaza gukinira ku magara yawe. Ariko ndagira nkubwire, ntabwo Imana ikuyobewe, irakuzi. Data arakuzi. Hari n'ukubwira ngo Imana izaguhana, ngo ibyo bintu ukora Imana izaguhana. Mwihorere, mwihorere. Kuki we itamuhannye? Humura. Urababaye, ufite umubabaro kubera ubwo buzima ubamo, kubera iyo mibereho ukoreramo, kubera iyo kondisiyo ukoreramo. Uraririye umukire, ndetse ubwo umuraririye umukire yasinziye, urariye wicaye, nta kibazo, nta kazi, ariko byibuze nabikubahire, ye kugusuzugura. Nawe bihagayika umutima nubwo uri muri ako kazi. Imana irabizi cyane, izi mibereho yawe, izi ubuzima bwawe, izi ukubayeho, izi nkoni urara ukubitwa, izi nkoni urara ukubitwa. Baragukubita, barakudiha, barababaza umubiri wawe, byaguteye kwiheba. Hari impamvu nyinshi zatuma abantu bajya kwiyahura. Muririmbyi arangije aravuga ngo ntagufite bintera ubwoba ndetse n'amaganya, kandi ibyo bingeza mu rupfu vuba kubaho ntagufite. Wowe wa mukobwa uri kunyumva muri iki gitondo, wowe wa musore uri kunumva muri iki gitondo, wowe wa mugabo uri kunumva muri iki gitondo, wowe uri kunumva muri iki gitondo, ndagira nkubwire amagambo aguhumuriza umutima. Ariko ndagira ngo nkubwire amagambo Imana ishaka ko wumva. Ndagira ngo ubwo turi gusengana muri iki gitondo wumve icyo Imana ivugana nawe, wumve ijambo ry'Imana muri iki gitondo, wumve impamvu Imana ishaka kuvugana nawe muri iki gitondo. Wa mukobwa we, wa mumama we, wa mubyeyi uri kunyumva, urazindutse muri iki gitondo, wasanga wabuze ibitotsi, wasanga wasinziriye, none ukaba ukangutse umeze neza cyangwa se urwaye. Ariko nyemerera muri iki gitondo nkubwire ngo njye ntago nzi uburwayi bwawe. Umuntu turi gusengana muri iki gitondo ntago azi uburwayi bwawe. Wenda wasanga waburaye kubera imibereho, njye ntago mbizi, bizwi wowe n'abana bawe cyangwa wowe n'umutima wawe. Wenda waraye sanga bakwirukankaho, bandi baraye mu nzozi mbi basimbagurika birukankana n'abashaka kubica. Ntago mbizi uko waramutse, ni wowe ubizi n'umutima wawe muri iki gitondo. Ariko ubwo bukeye muri iki gitondo, wowe ubwuze uko waramutse, njye ntago nzi uko waramutse. Niyo mpamvu nkubwira ngo Imana izi uko waramutse muri iki gitondo, izi uko bwakeye, n'umutima wawe nimwe mubizi. Ariko umva nkubwire inshuti yanjye,
Imana nyiribihe, Imana umutunzi w'imbabazi, Imana umubyeyi wawe, Imana so, Imana data, yumve gusenga kwawe wowe uzindutse muri iki gitondo. Yumva umubabaro wawe ubabaye, yumva agahinda kawe. Ni benshi bagenda bivugisha mu muhanda, ni benshi bikoreye amaboko, ni benshi babuze icyanezeza imitima yabo, ni benshi bafite abana barwaye, ni benshi bari mu bitaro, ni benshi barwaje ababyeyi babo, ni benshi barwaje abavandimwe babo. Ariko ndagira nkubwire nshuti yanjye, muri iki gitondo unyumve neza. Hari icyo Imana ishaka kugukorera, njye ntabwo nkizi. Hari icyo Imana ishaka kuguha, njye ntabwo nkizi. Ariko data arakizi. Ariko data azi icyo ukeneye. Ariko data azi icyo yenda kugukorera. Nyamara arabizi ko ari ibyiza agambiriye kugukorera, ntabwo ari ibibi. Ibyo agambiriye mu mutima we ni ibyiza. Nubwo uri mu mubabaro, nubwo uri mu gahinda, nubwo ushonje, nubwo wambaye ubusa, nubwo bagusohoye mu nzu, nubwo wirukankana n'agataro, nubwo uri ku muhanda uri kwigurisha, nubwo uri mu kazi wumva bagusuzugura buri munsi, bagucira, bakumenaho amazi, babukuraza, nubwo uri kumwe na bene wanyu bagufata uko bumva, nubwo uri kumwe n'abatagushaka, nubwo ugendana n'abatagukunze, nubwo ukorana n'abatagukunze, nubwo uturanye n'abatakwifuza, nubwo wahaye urukundo yaremereje umutima wawe akaguhinduka, nubwo wabyaye abo bana ntibabiha agaciro, nubwo ababyeyi bawe bakuretse bakakujugunya, nubwo ugerageza bizinesi bikanga, nubwo uyishakisha bikanga, nubwo wereka abantu benshi kukunzwe nyamara batagukunze bakubesha, nubwo hari benshi wagaburiye ariko uyu munsi bakabikwima, nubwo hari benshi bakubona nk'utagira ubwenge, nubwo hari benshi bakubona nk'udafite icyo amaze, nubwo hari benshi bagukunze kubera ibyo utunze, nubwo hari benshi bagukunze kubera ukusa, barakushuka, barakubesha, none isi yakwanika ugasigara wenyine. Ninde ukubesha kuri mwiza? Ninde ukubwira kuri mwiza kubera uburanga bakubonana? Ninde ukubwira kuri mwiza kubera ubutunzi ufite? Nizihe nshuti ufite? Muri iki gitondo ndagira nkubwire, uwo mwiriranwa, uwo mwagendanye, utamenya umubabaro wawe, utamenya agahinda kawe, kose Yesu arakazi. Yesu azi umubabaro wawe, azi intimba zawe, azi ibyo uhura nabyo, azi ibikubabaza. Ariko ndagira nkubwire muri iki gitondo, nyemerera turi gusengana, ijwi ry'Imana ririmo riravugana nawe. Nyemerera turi gusengana, ijwi ry'Imana riravugana nawe. Nyamara ndaguhumuriza umutima, ndakubwira amagambo yururutsa intemba. Nyamara hari abagukomerekeje, nyamara bakomerekeje umutima wawe, ariko nawe utekereze niba ntawe wakomerekeje ugakomeretsa umutima we. Birakwiriye ko muri iki gihe tuvuga ibyo turi byo, dukora ibyo turi byo, tugenda uko turi, duhagarara uko turi. Abantu benshi batakaje imbabazi muri bo, abantu benshi batakaje urukundo muri bo, abantu benshi babaye banyamwigendaho. Umuntu aremera kugushigikira ariko hari ibyo atagatinze uzamuha. Umuntu aremera kuguha inkunga ariko hari ibyo uzamuha. Umuntu aremera kukuvuganira ariko abizi neza ko hari icyo uzamuha. Ninde wapfa kuguha iby'ubuntu kuri ubu? Ninde wakugirira imbabazi kuri ubu? Ninde wagufasha kuri ubu? Nta kindi kintu aguteganyamo. Ariko data arabizi, azi umutima wawe, azi ibyo wifuza buri munsi, azi ibyo ukeneye, azi ibyifuzo byawe. Ese icyifuzo cyawe ni ikihe? Turi gusengana. Hari ababyeyi benshi batitwa ababyeyi kubera ko batabyaye. Ni abagore, ni abagabo, ariko bamaze imyaka myinshi bashakanye babuze urubyaro.
nawe mukuru wawe yabuze urubyaro, murumuna wawe yabuze urubyaro, muvandimwe wawe yabuze urubyaro, ariko nyemerera tugire icyifuzo dusengere abakeneye kubyara. Narabibonye gucikira umwana biraryoha, narabibonye gusimbuka n'umuhungu wawe biraryoha, gusimbuka n'umukobwa wawe biraryoshe, ndabizi guheka biraryoshe, gucikira umwana ku bibero byawe biraryoshe, ariko data arabizi ko ufite ako gahinda n'uwo mubabaro. Nyemerera muri iki gitondo uri kunyumva ufatanye nanjye dusengera abantu bakeneye kubyara, babyare babona uruhinja, babona umwana, nabo banezererwa imitima yabo. Wakira umwana mu izina rya Yesu Kristo, kubw'imbabazi ze, kubw'urukundo rwe, hatabaye icyo wishyura. Benshi barajya mu bapfumu, bandi barabajyana ngo mu bavuzi ba gakondo, bandi barajya kwa muganga nibyo kwisuzumisha, benshi basanze ari bazima, bandi basanze ngo bafite ikibazo. Ariko ndagira nkubwire, Imana niyiremwa ikarema igashira urubyaro mu nda yawe, nawe ukibaruka. Uko niko bizagenda vuba mu maso yawe, nawe mu minsi mike tuzumva amashimwe. Mbonye abantu benshi banyandikira amashimwe ngo twarasenganye, ngo ariko Imana hari icyo yakoze. Ntago ngiye nagusengeye inshuti yanjye, kuko niwe wari uzi umubabaro wawe kundusha. Ngiye ntago nari nzi umubabaro wawe, nanjye nari mfite ibindi bimbabaje iwanjye ku buzima bwanjye, ariko nafashe iminota mike mfatanya nawe ku cyifuzo cyawe cya buri munsi, hanyuma ngufata ukuboko turasengana, duhamagara Imana, Imana irabikora. Mbonye abantu benshi banditse message, nawe wandike message niba ari Imana yagukoreye, nawe uvuga uti mfite ishimwe, nawe uze dufatanye gushima, tubwire Imana ngo dore ibyo ukoze ku buzima bwacu. Dushima Imana ko iduhaye urubyaro buzaje gukunda, hanyuma data uzaturerere. Imana iguhaye urubyaro nawe, Imana iguhaye umwana nawe, wakire guheka. Guheka ni byiza, nawe wakira umwana w'umugisha mu izina rya Yesu. Umuvandimwe wawe yakira umwana mu izina rya Yesu, mwene wanyu yakira umwana, umuturanyi yakira umwana mu izina rya Yesu. Data z'intimba zawe, data z'agahinda kawe, njyewe ntago nkazi, ariko muri iki gitondo nyemerera dusengane, nawe ubwira Imana ngo umubabaro wanjye ni wowe uwuzi. Dore abana wateruye b'abakobwa ni bagenzi bawe, ariko barashatse, uyu munsi barubatse, wowe byaranze. N'uwo mukundanya arakubesha, akomeretsa umutima wawe. N'uwo musenganya arakubesha, uyu munsi aguteka imitwe, ejo akirwa akina n'amarangamutima yawe, ejo akirwa akina n'umubiri wawe, ejo wajya kumva ngo yarongoye undi, umutima wawe ukababara. Nge ntago nza ko gahinda kawe, nge ntago nzi uwo mubabaro wawe, ariko Yesu agutabare, ariko Yesu agusange muri uwo mwobo, ariko Yesu agusange muri ako gahinda, agukuzemo ineza ye, nawe akugirire neza. Ejo tuzabona igitangaza nshuti yanjye. Uwo ni Yesu, niwe nshuti nziza itagutererana. Bandi bose birwa bakuvuga, nawe mugendana barakuganira, cyangwa se nawe wirwa uganira abandi, niko bimera mu isi. Ariko mva nkubwire nshuti yanjye, hari inshuti Yesu, hari inshuti imwe muri kumwe muzagendana. Babakobwa bagenzi bawe bakuryarye bagushizeho, babasore inshuti zawe bakubesha, hari undi muzaba muri kumwe n'umwe, ni Yesu. Niwe muzagendana wenyine, nta nshuti nziza nka Yesu. Ni nayo izi umubabaro wawe, irabizi ko kugira ngo urye babanje gukina n'umubiri wawe, kugira ngo urye nuko babandi bafite udufaranga tw'intica ntikize baza kukubesha. Uguhaye bitanagira ngo akuguriye isambu, uguhaye bitanagira ngo akuguriye inzu. Wishe umuzungu aguha 100,000 cyangwa akakugurira telefone, akazabigira incyuro, akazabigenderaho umwaka ugashira ye.
abo ni bashiki bacu birirwa bakomeretsa imitima bababesha. Abo ni abagabo bagenzi bacu, ni bakuru bacu, ni ba basaza batubyaye. Wa wundi wita uncle, wa wundi witwa tonto, onkere wawe sha, ngo hari umuanko, ngo hari umuanko wanjye ngo yanguriye telefone. Turabizi yarakubeshe, arakina n'amarangamutima yawe, uramwita anko, ariko mu kanya arakwihererana kujyane hariya ajye kukubagirayo. Izo mbabazi ni izihe? Ni izabihehe? Arakubesha nshuti yanjye. Bakobwa benshi barakomeretse, abagore benshi barakomeretse, azi ngo nta mugabo wamuha kubusa. Ariko hari abagabo b'Imana, hari abahungu b'Imana wakugirira neza, ariko ukora imirimo yawe ututubikane, uvunike, menye ngo uri kurya ibyo washoyemo imbaraga zawe. Wikumva ko umubiri wawe ari ikicuruzwa, wikumva ko amarangamutima yawe ari ikidandazwa. Oya, umva neza ko iguhaye ubuzima, iguhaye no gutekereza gukora, ugakoresha ubwenge bwawe, igahira imirimo y'amaboko yawe, igahira ibyo ukora. Imana ikagendana nawe. Abagiye gucuruza bigakunda, hari n'abandi byanze barahomba barataha, imitima yabo irashenguka. Abantu bari mu madeni batazi uko bazayishura, yababanye ibibazo. Abantu bari mu bushomeri batazi uko bazabuvamo. Ese wowe ni ikihe cyifuzo ufite nshuti yanjye? Ni ikihe cyifuzo ufite cyakubanye ikibazo? Benshi barashima ko hari ibyo Imana yakoze. Ese nawe ufite amashimwe y'Imana yakoze, cyangwa ufite icyifuzo cyakubanye ikibazo? Nawe nyandikira dusengane, dusengere iki cyifuzo cyawe. Reka ndebe message, ninde wanditse icyifuzo ngo tugisengane, tugisengere. Hari abantu benshi barwaye kandi badafite uburyo bwo kwivuza. Hari abantu benshi barwaye indwara zidakira, batazi ngo bazakira gute. Yesu agutabare. Impamvu wumva ni gusengera ibyifuzo by'abantu nuko baba babimbwiye, nuko baba yabimpaye. Ariko Imana izi ibiri mu mutima wawe, izi ibyo ukeneye byose kuruta uko njye nabimenya. Nta nubwo wabyandika byose ngo uzabishobore. Nyandikira, kubera ko ntago wampamagara ndi kumwe n'abantu. None se niba umpamagaye, urumva umpamagaye ndi bubashe kukwitaba gute? We ni icyifuzo gusa, ndiho ndabisoma. Ndabizi ko hari benshi bababaye kubera byinshi bibagora. Uri guca mu kaga, urajyana n'abandi, ariko wimpamagara nshuti yanjye. Wimpamagara, nyandikira icyifuzo. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa ubutumwa busanzwe, ndabusoma, hanyuma dusengane. Ubu benshi barabyutse bagiye mu birori. Hari abantu wagira ngo ntibumva. Hari abantu wagira ngo ntibumva, bafite ikibazo cyo kutumva kweri. Bandi bagiye mu bitaramo, bandi bagiye mu byishimo, bandi bagiye kubyina kubera ko hari ibirori. Ariko wowe mu kanya uraba ufite umubabaro, we ntubizi niba wabasha kujyayo. Ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye, Imana izi umubabaro wawe, Imana izi agahinda kawe. Ubwo abandi bagiye guserebura, bagiye kubyina ibirori, wowe ntago uzi ukuri bubigenze. Hari benshi bavuye mu ngo zabo, bakeba bazibimuyemo. Uyu munsi afite umubabaro atari mu rugo rwe. Hari umukeba warugiyemo, hari mukeba wawe. Nubwo dusenga turira dushaka amafaranga ku madeni twishura, cyangwa dushaka imibereho ngo tubeho, hari abandi bayafite ariko birirwa bayariramo buri munsi kubera ko bayasangira n'abakeba. Tuza umutima wawe, turisha umutima wawe, ubwire ngo umutima wanjye tuza, nubwo mfite umubabaro ariko hari umanutse kundwanirira.
erega nubwo waba uri mu bikunezeza nabonye abantu benshi bavuga ngo hari Imana cyangwa se ngo inshuti ni Yesu. Nawe inshuti yawe ni imwe, ni Yesu. Abandi bose bafite icyo bagushakaho, ariko Yesu ni inshuti yawe. Tugisengere. Niba ari ugusengera abashomeri tubasabira akazi, reka twese n'abagafite n'abatagafite n'abarwaye n'abashonje, uyu munsi twese dufata umujyo umwe wo gusengera abashomeri, Imana ibaha akazi. Niba ari ugusengera abarwayi, waba urwaye waba uri muzima waba uri mu bindi, dusengera abarwayi. Niba ari ugusengera abakeneye urubyaro, ubwo ni ugusengera abakeneye urubyaro, waba arabyaye waba utarabyaye. Niba dusengera abashaka kubaka, reka nkubwire uze kunyandikira kuri 0788 60 50 44. Nta kindi na kimwe kituraje ishinga, tugomba gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Yego, gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho, gusenga si ukwiyahura no kujya kwiyahura imbere y'Imana, no. Oya. Rero Imana iguhire, nawe uzindutse ujya gushaka imibereho, nawe ubyutsurira utazi uko uyu munsi uri bwirirwe, nawe urwaye uri kubabazwa n'umubiri, nawe uri mu kazi, nawe ukavuyemo ugiye kuryama, nawe baraye batimbagura, nawe utazi uko biri buze kugenda uyu munsi, kubera ko n'ejo wabonye Imana abwira ntuzi uko byari bugende, ariko wabonye uriye cyangwa se waburaye. Birashoboka pe, uyu munsi ntabwo uzi uko biri bugende. Weekend yageze, bandi bafite amafaranga yabo, munsi bagiye kuyaryamo, bagiye kuyaryohamo, bagiye kuyishimamo, bagiye kuyabyinamo, nyamara we waburaye. Ntago ari ikibazo, nta kibazo na kimwe kiri aho ngaho. Oya, ntibigutera uruhangayiko, nabo bagiye kurya yabo ntubifurize ikibi, ahubwo bayarye neza. Uyu munsi umuntu wese Imana imwiyereke. Data nyiribihe, Imana ikiranuka kandi data, papa, mubyeyi wanjye, turakwereka igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Uhereye ku mudugudu aho umuntu atuye, umuhera umugisha ku mudugudu. Ufite ubutaka umuhera umugisha mu butaka bwe. Uri mu nzu ye umuhera umugisha mu nzu ye. Uri muri business, uri mu muryango we. Hanyuma nuraye rwantambi, nucumbitse, nubundeje, umuntu wese abona ineza yawe uyu munsi kandi umugirire neza. Ineza yawe igere ku muntu wese ahagiye kwigwa yiruka nkashakisha. Umugisha umukuru w'igihugu n'umuryango we, kuko bayoboye abatari bake kandi ndabizi neza ko bitoroshe kuyobora abantu. Umugisha kuyobora igihugu, umugisha kuko umuhaye ubutware, umugisha kugira ngo abashe gukomeza gusigasira abo muhaye. Umugisha abayobozi bose kugera mu nzego zibanze, uhira umuntu wese kandi umuntu wese abona ineza yawe. Icyoro kibi cyawe kubiduhaye kubw'urukundo n'imbabazi zawe, mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Urakoze mubyeyi wacu, mu izina ryawe rikiranuka. Amen.